ariko nyine njyewe ndimo ndashyigikira uvuga yuko kugenda wijyanye muri iki gihe ingo z'iki gihe ziragoranye ushobora kujyamo uvuga ngo urijyanye umuryango utabizi abaturanyi batabizi abakiri wagera rukakunanira ugasanga usubiye iwanyu ukajya gusebera mu muryango ahubwo rata wowe ibyo wavuze itekerezo wavuze nibyo byiza sibyo yego kuba ko umuntu ushobora gucikwa da umubiri ukakunanira ariko nanone watekereza kwikingira ukoresheje agakingirizo kugira ngo utakuramo ingaruka za hato na hato nko gutwara inda ubwandu ugasanga wenda unatesheje n'agaciro nk'umuryango wawe ugiye nko kumushya sawa murakoze cyane njye n'ibyo bitekerezo nababwiraga ariko icya mbere cyo ni ukwitwararika ushatse kuvuga ngo twifate tugumirwe tubona abagabo tumere nkaho ubusaza yashakira umugabo mbabarira nanjye ndamushaka singiye gusigara mu rugo njye nshaka umugabo nanjye ndamushaka barabuze abagabo abarenze ko naho ngandi bagiye